Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye umeze neza. Iyo iracyari Beta Skills TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi babyibanda ku buzima ndetse n'uburyo wafata amagara yawe neza. Uyu munsi tugiye kureba zimwe mu ngaruka cyangwa ibibazo bishobora kuvuka ku bagabo bafite inda nini cyangwa ibiro byinshi. Iki gihe tukaza kwibanda igihe bageze mu rwego rwo gutera akabariro cyangwa gushaka urubyaro. Nguhaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu, gushishikariza gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi sheni ya ChayiTB igenda igutegurira. Ingaruka ya mbere harimo kugabanuka k'ubushake bwo gutera akabariro. Abagabo bafite ibiro byinshi cyangwa inda nini bashobora kugira ikibazo cy'imihangayiko ya hormone, cyane cyane testosterone igabanyuka, bikagabanya ubushake ku bagabo. Inda nini kandi ishobora gutera insuline resistance, ikagira ingaruka ku mikorere ya testosterone. Icya kabiri hari ukugira ibibazo byo kugira imbaraga nke mu mibonano. Inda nini ishobora gutuma umugabo ahorana umunaniro no kutagira imbaraga, bityo imibonano ntikomeze igihe kirekire cyangwa ntiyishimirwe. Kugira ibiro byinshi bishobora gutera umuvuduko mwinshi w'amaraso, bikagabanya imikorere y'umutima n'imitsi, bityo bikagabanya ubushobozi bwo gukenera imibonano. Icya gatatu hari ukudashyukwa. Abagabo bafite inda nini bafite ibyago byinshi byo kugira ikibazo cyo kudahagarara igihe kirekire kw'imyanya myibarukiro, ni ukuvuga ubushobozi buke bwo guhagarara cyangwa kugira ubushake igihe kirekire imyanya myibarukiro ihagaze. Impamvu ni uko habaho kuziba kw'imitsi, ibinure byinshi ndetse na diyabete. Ikindi ni uko bagira ibibazo byo gusama. Inda nini ishobora kugabanya ubwiza bw'intanga cyangwa ibyo twakwita sperm quality, harimo umubare muto w'amasohoro cyangwa intanga nkeya. Ibi bishobora kwihanganira gusama bigorana, bityo bigatera imbogamizi mu gihe cyo gushaka urubyaro. Icya gatanu hari ukumva ubuzima bw'umubiri bubi. Umugabo ufite inda nini ashobora kumva kwiheba, stress cyangwa ubwoba, cyane cyane ku mibereho y'imibonano. Ibi nabyo bishobora gutuma uburyo yitwara bugabanuka, kandi bigatuma imibanire n'uwo bashakanye igorana. Icya gatandatu hari ingaruka z'ubuzima rusange. Inda nini iterwa n'ibiro byinshi, ibinure byinshi cyangwa ibindi bibazo by'ubuzima bishobora gutera indwara z'umutima, diyabeti, guhumeka nabi nijoro. Ibi byose bikagira ingaruka ku bushake ndetse n'imikorere y'imyororokere. Inama z'ingirakamaro rero hari ugukora siporo ihoraho, kugabanya ibiro, kugabanya ibiribwa birimo amavuta menshi ndetse n'isukari, kugenzura hormone cyangwa testosterone nimba hari ikibazo, kwipimisha ku bijyanye n'umutima n'isukari mu maraso, hari ukuvugana n'umuganga w'imyororokere nimba hari ibibazo byo kudakenera imibonano cyangwa ikibazo cyo gusama. Muri make reka turebe by'umwihariko uko wagabanya inda nini. Icya mbere hari imirire. Imirire harimo kugabanya ibiribwa birimo amavuta menshi ndetse n'isukari. Ibi twavuga nka fast food, amafanta ndetse n'ibiribwa byongera kalori nyinshi mu mubiri. Hari ukurya imboga n'imbuto ku rugero runaka rwa buri munsi, cyane cyane ibirimo fibre ifasha igifu ndetse bikagabanya n'ibiro. Harimo gufata proteine nziza, harimo nk'inkoko idafite amavuta, amafi, ibinyamisogwe harimo nk'ibishyimbo ndetse na leti. Hari ukunywa amazi menshi. Gufata amazi bihagije bifasha igogora n'umubyimba w'umubiri. Ikindi wakwibandaho mu buryo bwo kugabanya inda nini ku bagabo harimo siporo n'imyitozo. Siporo harimo nka cardio, kwiruka, kugenda n'amaguru, gutwara igare byibura iminota 30 kugera kuri 45, iminsi 3 kugera kuri 5 mu cyumweru bishobora kuba byagufasha. Gukora push up cyangwa pompage, kwicara wongera uhaguruka cyangwa squat, guterura ibiro byoroheje bifasha kongera imitsi ndetse no gutwika ibinure. Gukora bike buri munsi biruta gukora cyane rimwe na rimwe. Imibereho kandi nayo igira uruhare runini mu kugabanya ibiro.
harimo kuryama neza byibuza amasaha 7 kugera ku 8 y'ikiruhuko, bifasha hormone ya testosterone gukora neza. Harimo gukora ibintu bigabanya stress, harimo meditation, yoga ndetse no gufata umwanya wo kuruhuka. Stress nyinshi ituma umubiri ubika ibinure mu nda, bituma ibinure by'inda bigabanuka vuba kandi bikarinda diyabete ndetse n'indwara z'umutima. Ubushakashatsi ku mirongo yihariye, gufata ifunguro rimwe cyangwa kabiri ku munsi mu gihe cyagenwe bikaba bifasha kugabanya ibiro. Hari ukureba ibinure, insuline ndetse n'imikorere ya hormone cyangwa y'imisemburo. Buri gihe bigufasha kumenya nimba urugero rwo kugabanya inda ruri mu nzira nziza. Kuganira n'umuganga w'imirire cyangwa umuntu ukoresha imyitozo byagufasha gukora gahunda yihariye y'umubiri wawe. Inama y'ingenzi: ntugashake kugabanya inda vuba cyane. Inzira yizewe ni ugutwika 0.5 kugera ku kilo 1 buri cyumweru. Vuba cyane bishobora gutera ibibazo ku mutima cyangwa imitsi. Ndagushimiye cyane rero, tuzakomeze ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi sheni yacu ya YouTube igenda igutegurira umunsi ku wundi.